kugira ngo uze gusobanukirwa neza ikiganiro ngiye kukugezaho mu kanya gato cyane. Ni ikiganiro umunyamakuru wa Newsroom Africa, ni igitangazamakuru cyo muri Afrika y'Epfo yagiranye n'umuvugizi w'igisirikare cya South Africa, ni kubirebana n'ikurwa ry'ingabo za SANDF cyangwa se ingabo za South Africa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muyobozi w'ishami ry'itumanaho mu gisirikare yabanje gusohora iri tangazo, ari naryo ryatumye agirana ikiganiro n'uwo munyamakuru mu kanya ngiye kuba ngarukaho. Reka mbanze musomere iri tangazo nibwo uraza gusobanukirwa neza ibyavugiwe muri icyo kiganiro, mwibutsa ko wanareba hasi handitse subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe. Iri tangazo ritangira rigira riti: ingabo za Repubulika ya Afrika y'Epfo SANDF zamaganye bikomeye cyane inkuru ibeshya kandi iyobya rubanda yasohowe na City Press ni ku wa 25 Gicurasi 2025. Iyi nkuru iravuga ko abasirikare ba SANDF barimo gukurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko bazasiga intwaro zabo ni mu gihe banyura mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo nkuru nta shingiro ifite, ni ibihuha bigomba kwamaganirwa kure nabo bireba bose. Ibyanditswe ntabwo bishingiye ku kuri, no gushaka gukomeza gukabiriza ibintu ndetse no guteza impagarara bigamije gusiga icyasha abari muri iyo gahunda bose. Turabifata nk'ikinyoma cy'ubugambanyi gishobora gushyira mu kaga umutekano w'ingabo zacu ndetse no gukomeza kubangamira gahunda yateguwe neza yo gukura ingabo zacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nkuru yasohowe n'igitangazamakuru City Press igomba kwamaganirwa kure ku buryo butajenjetse. Umwanditsi w'iyo nkuru ntabwo yigeze agerageza kugenzura ukuri kw'ibyo yavuze ku ngabo zacu ndetse no ku bayobozi ba SANDF, niba koko bagomba gusiga intwaro zabo mu gihugu cy'u Rwanda ni mu gihe bajya muri Tanzania. Ikindi kandi ntabwo yigeze atanga izina ry'umuntu wavuze ibyo ngibyo cyangwa se we ubwo avugira, ahubwo yahisemo kwihisha inyuma y'interuro imenyerewe cyane igira iti amasoko yacu, mu mbabarire, amasoko yacu y'amakuru. Ariko kandi ntabwo yigeze agaragaza ayo masoko nyine y'amakuru. Ibi rero biragaragaza ubujiji bukabije, ni ku buryo imizigo y'igisirikare irimo gutwarwa iva mu butumwa mpuzamahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko twabivuze mbere mu kiganiro n'ibitangazamakuru, gahunda yose yo kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo n'urugendo banyuramo baca mu bindi bihugu by'inshuti, urugero nk'igihugu cy'u Rwanda, ni ibikorwa bikomeje kubaho hakurikijwe amasezerano n'amahame yashyizweho hagati ya SADC n'ibihugu birebwa. Kuva icyo gihe rero kuvuga ibitandukanye n'ibi ngibi ni ugukomeza nyine kutwereka ko utumva neza uko ibintu birimo gukorwa. Ingabo za SANDF zirakomeje kugaragaza ko zirimo gukurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bikozwe mu mucyo, kandi zitangaje ko zizakomeza kwiyemeza gushyira mu bikorwa gahunda yo kugarura abasirikare bazo mu buryo butekanye. Turasaba ibitangazamakuru kugira ubushishozi n'ubunyamwuga, ni mu buryo batangaza amakuru ajyanye n'ikurwa ry'ingabo zacu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bihe bikomeye by'ibikorwa bya gisirikare, kugira ngo hazakomeze kubaho gushyira mu bikorwa ibijyanye n'iyo gahunda kandi bigende neza, hadakomeje gushyirwa mu kaga ubuzima bw'abasirikare bacu barimo gukurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo rikaba ryasohowe na Minisiteri y'Ingabo, ishami ry'itangazamakuru i Pretoria, ni muri Afrika y'Epfo, kandi washyize umukono kuri iri tangazo ni Prince Chabarara. Uyu ni umuyobozi w'ishami ry'itumanaho mu gisirikare cya SANDF cyangwa se igisirikare cya South Africa. Hanyuma rero tukiva kuri iri tangazo turahita twihuta mbanze nkugezeho aya mashusho. Nk'uko uyabona n'ubundi aragaragaza ibikoresho karahabutaka by'ingabo za South Africa. Ibi bikoresho n'ubundi birimo birakurwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki ni nk'icyiciro cya 10 hari ibikoresho bigikomeje kugenda biva muri Afrika y'Epfo. Ayo mashusho yafatiwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, n'ubundi ni amakamyo menshi agaragaramo na za tanka zihishwa mu mashyamba nk'uko bigaragara nyine kuri ayo mashusho. Abantu rero benshi, by'umwihariko ibitangazamakuru mpuzamahanga, byongeye gutungurwa n'uburyo izo ntwaro zitajya zishira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Buri munsi ni ku Rwanda, cyangwa se 2-3 mu cyumweru ni ku Rwanda rwakira icyiciro cy'izo ntwaro zirimo gukurwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero byose tumaze kuvuga, cyangwa se ibi byose tumaze kugarukaho muri iyi nkuru yacu, ni nabyo bigiye kutuganisha noneho
tubiganireho kuri iki kiganiro mu buryo burambuye. Kino kiganiro n'umunyamakuru w'igitangazamakuru Newsroom Africa yagiranye n'uyu Prince Tshabalala uhagarariye cyangwa se ukuriye ishami ry'itangazamakuru mu ngabo za South Africa. Ni nyuma yuko izi ngabo zikomeje kugenda zitaha, hakaba havuzwe ko hari amakuru yagiye hanze, ibitangazamakuru byinshi byo muri Afrika y'Epfo byayanditse, usibye wenda n'iyo City Press bashyize mu majwi, ariko n'ibitangazamakuru byinshi byanditse iyo nkuru bivuga ko u Rwanda rwasabye ko nta musirikare uzinjira ku butaka bwarwo afite intwaro. Ibi byose nibyo byatumye nyine Prince Tshabalala atumizwa n'uyu munyamakuru kugira ngo baganire ni kubijyanye n'aya makuru nyine nkugejejeho, ndetse harimo nayo ngayo akubiye mu itangazo watangiye ukurikira. Ni iki rero baganiriye kubijyanye n'ikurwa ry'ingabo zabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se n'iki baganiriye kubijyanye n'amakuru yemeza ko u Rwanda rwasabye ko nta musirikare ugomba gukandagira ku butaka bwarwo afite intwaro izo arizo zose. Reka dukomeze dukurikira icyo kiganiro. Let's bring you this conversation now. The South African National Defence Force has rubbished a City Press report claiming that members withdrawing from the DRC will be surrendering their weapons. The article has been described as irresponsible as well as sensationalist and intends to create panic. The Defence Corporate Communications Director, Admiral Prince Tshabalala, joining us now for clarity on what is going on regarding the withdrawal of troops from Eastern DRC. Admiral, good evening to you, and thank you very much. Good evening, Colin. Good evening, sir. Thanks for your time. Let's start with what you say is a serious lack of understanding on how military equipment is transported during international operations. Just give us in layman's terms, what this process entails exactly. All right. Sorry, as the National Defence Force, we like to highlight that as we are moving our cargo and our personnel, we will rely more in taking this equipment. For example, there will be trucks that will be hired by the United Nations or the SADC. In this instance, it is the SADC trucks that will then load. Let's say, for example, a tank will be loaded on board a truck, and those trucks will then be escorted by a protection force. So with the issue whether the soldiers are armed without their weapons, normally even it's like we follow the same protocols like when we are boarding a plane. Normally soldiers would not be necessarily carrying their weapons. Tugiye kubagezaho ikiganiro gikurikira. Ingabo za Afrika y'Epfo cyangwa se South African National Defence Force zahakanye inkuru ya City Press yavugaga ko abasirikare bazo barimo gukurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bazasiga intwaro zabo. Iyo nkuru bayise ko idafite ubushishozi cyangwa se kisekeje kandi ngikabigamije guteza ubwoba mu baturage. Ushinzwe itangazamakuru mu gisirikare cya Afrika y'Epfo, Admiral Prince Tshabalala, ari kumwe natwe kugira ngo adusobanurire neza ibijyanye no gukomeza gukura abasirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Admiral, mwiriwe neza kandi murakoze cyane rwose kwitabira kino kiganiro cyacu. Mwiriwe neza namwe, murakoze cyane rwose namwe kuduha umwanya. Reka rero dutangire n'icyo mwise ubusobanuro buke ni kubijyanye n'ibikoresho by'igisirikare birimo gukurwa mu butumwa mpuzamahanga. Turagira ngo mudusobanurire mu buryo bworoshye bwumvikana kandi bwumvwa na buri wese uko icyo gikorwa cyaba cyarateguwe. Prince Tshabalala, mwabidusobanurira neza. Murakoze cyane. Nk'igisirikare cya Afrika y'Epfo turifuza gusobanura ko mu gihe turimo kwimura ibikoresho byacu n'abasirikare turakoresha uburyo buciye mu mucyo kandi bwemewe. Urugero, dufite ibikoresho binini ndetse nakubwiza ukuri ko dufite ibitwaro karahabutaka nk'imizinga cyangwa se amapikipiki akomeye n'ibindi bitwaro karahabutaka birimo gushyirwa mu mamodoka manini twagiye dukodesha n'umuryango w'abibumbye wa SADC ku bufatanye. Ayo makamyo twayakodesheje hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi. Ni muri urwo rugendo rero ni imodoka za SADC nazo zirimo kugenda zikoreshwa. Reka tuvuge wenda nk'urugero ko imodoka yikoreye
ibimodoka binini cyane by'igisirikare, urugero nka za military tank cyangwa se amaburende. Iyo modoka irapakirwa hanyuma ikagenda cyangwa se ikajyanwa irinzwe n'ingabo zishinzwe umutekano. Niyo mpamvu rero bavuga ko abasirikare baba bagenda nyine bitwaje intwaro zabo. Ibi bikorwa nk'uko nyine birimo bigenda neza kandi byakomeje no kugenda neza rwose. Intwaro ntoya no kuvuga nk'amapistolets cyangwa se pistoli cyangwa se imbunda nto zifashishwa n'abasirikare zo zishyirwa ahantu hihariye zikazakomeza kugenda zirindwa zitari kumwe n'abo basirikare mu modoka. Abasirikare bo bagenda bari mu modoka zitwara abantu ariko nanone zitwawe n'izindi modoka zirinda umutekano wabo. Bivuze ko imodoka zabo baba bafite nyine cyangwa se imodoka ziba zibatwaye ariko ziba mu bikoresho nyine bitwaye kandi ziba zicungiwe neza umutekano. Ibi rero ni ibintu bisanzwe bikorwa nk'uko twabivuganye n'abafatanyabikorwa bacu mu masezerano mpuzamahanga, haba SADC n'abandi baba babyiyemeje mbere. Ndizera ko rero rwose ibi bisobanutse mu buryo bwumvikana neza. Bwana munyamakuru Prince, murakoze cyane. Muravuga ko ibyo mwavuze byose birimo gukorwa hashingiwe ku masezerano hagati ya SADC n'ibihugu birebwa nyine ubwo n'ayo masezerano. None se nayahe mabwiriza cyangwa se nibihe byifuzo byihariye byaturutse ku gihugu cy'u Rwanda noneho niba twaba tutabagoye? Kuva ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda nibo bashinzwe kudufasha kugira ngo tugere ahantu hizewe hatekanye kandi bakomeza kugenda nyine baturindira umutekano aho tunyura mu mashyamba. Ibyo byose bikubiye mu masezerano. Nkuko rero General Rudazani Mapawanya yabivuze, twagiranye ibiganiro n'umutwe wa M23 kandi n'ingabo za RDF. Ahandagaruka kuri Rwanda Defense Force zari mu biganiro twagiranye. Bose twaraganiriye. Abari barasinye ayo masezerano barimo n'umugaba mukuru wa Summit Force yo muri RDC. Bose rero bari bahari kandi barabyemeye. U Rwanda rero rwo nirwo rwagize uruhare rukomeye cyane mu gutanga uburinzi ndetse no guherekeza abasirikare bose ba SADC kugeza aho bagomba kugera nyine hizewe. Ubwaho turagaruka nyine ku gihugu cya Tanzania kurinda bageze muri Tanzania. Ingabo z'u Rwanda nizo zibacungira umutekano. Ibyo rero nibyo twifuzaga gusobanura mu buryo bworoheje kandi bwumvikana. Bwana Chabarara, none se reka noneho mudufashe mudusobanurire neza cyangwa se wenda n'ababirebye mu mashusho yakomeje kugenda cicikana bakomeze kugenda bisobanukirwa. Ndagira ngo tunabivuge wenda neza mu buryo twavuga ko budasubirwaho. Uravuga ko nta na rimwe abasirikare ba Afrika y'Epfo bazigera batandukanwa n'intwaro zabo. Niba nigeze wenda kubisobanukirwa neza, ndasobanukiwe wenda kubijyanye n'intwaro bwite za buri musirikare, ugaho n'imbunda ntoya nyine baba bitwaje. Uravuga ko nubwo wenda bazamburwa izo mbunda zizaba nyine ziri mu bikoresho bitwawe n'imodoka, sibyo? Nkuko wabisobanuye, bivuze ko mu by'ukuri bizongera guhuzwa n'intwaro zabo bageze nyine ubwo muri Tanzania. Bazagenda yego intwaro zabo batazifite ariko mu gihe bageze muri Tanzania bongere bazisubizwe. Ariko se ntabwo bazazisiga mu Rwanda nkuko ibinyamakuru byinshi byakomeje kubyandika? Murakoze cyane munyamakuru. Nibyo nyine nicyo dushaka gusobanura. Iyo nkuru yakozwe nkaho nyine tuvuga ko abasirikare bazamburwa intwaro zabo bageze mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo tuvuga nuko nyine batazamburwa burundu, ahubwo bazisiga nyine mu bikoresho babitwawe hanyuma bikajyanwa birindiwe umutekano n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Iyo rero bageze ahantu hizewe, urugero nko muri Tanzania, nibwo nyine bongera bagahabwa imbunda zabo bagendana buri munsi. Ugaho turagaruka nko kuri pistolets cyangwa se imbunda zisanzwe, imbunda bagendana, imbunda ndende cyangwa se imbunda zabo mu buryo bworoshye. Ntabwo rero bazamburwa rwose ngo zigume mu Rwanda, ahubwo bageze muri Tanzania bongera kuzisubizwa. Ibyo rero nibyo byanditswe n'ibitangazamakuru bitabashije kubanza kutuganiriza ngo bamenye ukuri. Kandi twibuke ko twinjiye muri iyo gahunda twumvikanye n'impande zose zari mu ntambara. Ubu rero u Rwanda nirwo rurimo gutanga uburinzi ku ngabo zacu wa SANDF ndetse n'ingabo za SAMIDRC. Rero icyo nakubwira, yego ingabo barazamburwa, intwaro barazamburwa bageze mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nanone iyo barenze igihugu cy'u Rwanda barongera bakazisubizwa.
Yego Tchabalala, hari umurongo wenda umwe uri ku musozo w'itangazo ryanyu aho musaba abanyamakuru kugira ubushishozi mu gutangaza amakuru yerekeye uko ingabo zanyu zirimo gukurwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Mwatubwira uko ubwo buryo bwo gutanga amakuru bwamaganywe cyangwa se mwamaganye bushobora nyine gushyira ingabo zacu za SANDF mu kaga? Icyo dushaka gusobanura hano ni uko umutekano w'abasirikare bacu ba SANDF na SAMIDRC ari wonyine ushishikaje cyane igihe cyose City Press cyangwa se undi munyamakuru yandika ibintu bituzuye abikora mu buryo bwatuma abandi babibona mu buryo nyine bubogamye tutaza abari bo bibwira ko wenda turimo gukomeza kugaragara mu mwanya udasobanutse aho gukomeza nyine kugaragaza ibintu bibi twavuga ko bififitse bidafite ubushobozi nyine bwo gukomeza kwirwanaho nk'itangazamakuru. Niyo mpamvu dusaba ko hakwiriye gutangazwa amakuru ashingiye ku kuri kugira ngo ingabo zacu zitazibasirwa n'amatsinda ayo ari yo yose mu gihe wenda zaba zirimo gucyurwa cyangwa se n'abandi. Ibyo rero nibyo turimo kuvuga hano, bagakwiriye kumva ko ingabo zacu zigenda n'intwaro kubera ko nyine umutekano wabo ntabwo dushaka ko uhungabana. Mu kurangiza Bwana Tchabalala, nimutubwire uko ibintu bihagaze noneho uko ubu ngubu bihagaze ni ku bijyanye no gukura ingabo. Raporo zikomeje kugenda zitugeraho ziragaragaza amashusho y'uko hari akajagari cyangwa se hari ibidasobanutse neza, ni mu gihe izi ngabo zatangiye kuva mu burasirazuba ndetse n'ubu ngubu zikomeje kugenda zitaha. Ese ni umutekano wazo wifashe gute? Kuba wenda abatwara izo modoka bo bagenda bavugwaho amarorerwa byo wabisobanura gute tugana ku musozo? Murakoze cyane, reka mbivuge wenda muri ubu buryo kandi busobanutse. Izo modoka zitwaye abasirikare ba Afurika y'Epfo ni imodoka zifite uburyo bwo kubarinda, kandi si ingabo za SANDF gusa zirimo gutabarwa cyangwa se gucyurwa muri iki gikorwa. Navuga ko ari SAMIDRC yose, hari ingabo za Malawi ndetse n'iza Tanzania. Nubwo wenda ntavuga byinshi ku ruhande rwabo, icyo nshobora kuvuga ni uko ingabo zacu zose zirinzwe neza n'impande zose. Turizeye neza ko imodoka zigera kuri 30 zimaze kwambuka zerekeza mu gace gafite umutekano muri Tanzania, kandi rero nta kibazo na kimwe kiragaragara. Morale y'ingabo zacu iracyari hejuru. Yego rwose harimo no kwihangana gake kuko abenshi ari abasirikare bifuza kugaruka mu gihugu cyabo, ariko dukomeje gukurikiza uburyo bwose bwo kuzikura mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu byiciro nk'uko byatangajwe n'umugaba mukuru wa SANDF. Ni mu kiganiro aheruka kugirana n'ibitangazamakuru bya hano, yaragize ati gukura ingabo zacu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizakorwa mu byiciro. Hari ibikoresho bizabanza koherezwa muri Afurika y'Epfo bikurikirwe n'ingabo zitari ngombwa cyane, hanyuma hazakurikiraho n'amatsinda y'ingabo zizagenda zihaza buhoro buhoro cyangwa se zikurwa muri Tanzania buhoro buhoro. Tuzakomeza gutanga amakuru ahagije ku baturage kandi tuzabamenyesha igihe abasirikare bazagira mu gihugu. Turasaba abaturage kwihangana n'abasirikare ubwabo, ndetse tunasaba abandi bose bandika amakuru kwirinda gutangaza ibyo badashobora kwemeza cyangwa se ngo bibe byakemezwa n'igisirikare cyacu cya SANDF. Ibyo rero ni ingenzi cyane kuri twebwe. Admiral Prince Tchabalala, turagushimiye cyane ku mwanya wawe wo kudusobanurira mu buryo buhagije muri iri joro. Murakoze cyane. Wants to come back home, but we've been following a phased approach as we reported, as the chief SANDF has reported in his last briefing, to say this will be a phased withdrawal. There's a cargo that will come to South Africa in advance, and then also followed by non-essential troops. And we're also going to follow with then a group of soldiers who are coming in phases. So we'll still keep the public informed as to update the nation as to when are the troops landing in the country. And we are just urging patience amongst both the public and as well as the troops, and at the same time urging that the author please to refrain from the reporting allegations that have not been confirmed with the SANDF. That is very key to us.
Admiral Prince Chabalala. I appreciate your time tonight and the clarity there. Thank you very much for your time.